reka nta kuntu wabinyemeza wari hasi nk'iki nk'ibuye yicara hasi. Serious? Ubuse ari hasi kandi naye narabonye ugerayo waki. Reka uriya sa nka Mukamusoni wa wundi ugira gute uri guhingira abaturage uranye ntago namutereta birazwi rwose. Sawa Mukamusoni we ubu wabona mukanya yiturukiye nk'ahara hirya akaza kangwamo kanoye kandi nabizi ko nayo wafuka. Reka ntabyo gufuha wowe ibyana bamagaze byana bifite za nyashi za danje urumva. Sawa yo manyo shaka kandi ubwo wasanga yobonye yubikamo amazuru. Kenyumvira wallahi genda habya mani karagashireka kama ubu ngubu nagahabya genda habya ndahabya. Uzahabye na zahene ziwanyu sha nabonye mutunze n'ingurube shehe we. Imana y'u Rwanda kisi kirwaye mwabantu utangiye kuzana n'iseba jya se dusebanye urabizi nagusabye ugahita gute n'icyo ufite cyose umufuka gitukimba kubera imbabazi tuza rero sigaho pe nagusebye ugahita winyarira akakanya anyumvira kadaje warunu njye ubu nakwikurira ishati nkagusebye nkaguhera ku nzara nkakuzambwa nkakugiza ku menyo yawe nkagusebye kuko ngiye nagusebeje wakwicara ukigaho paka we sinja wowe fakini wa mujinga wowe mushinga mu Rwanda byusanga uzanye utera turi mukobwa umeze nka Mukamusoni uhinga mukabande shareka nkubwizo yoho nyubarahonye pe nakorebye mwibyo byinyo byawe urazamuka nibyo binwa bye ubwo se wasoma ndi Yesu rubanda mwagiye mwihagahenge mukanya munamenya yuko muba musebetse uramwita Mukamusoni kandi ubwo wanyere kutereta wowe tuza shana nawe turabizi ugurinda ya harahije. Aha wabuzwa n'iki kumbwira ko nzigura se ko wamfatiye kuri mama wawe. Silent Razor Panda Beats. Yeshumuntu imbwa Sheri Karame Sheri buriya ndashaka kuzagutembereza ahantu. Ese Sheri Uramfata nkumva ubushagarira burazamutse bukahera mu maguru bukagera uzahana nashaka kuzagutembereza se. Ese Sheri ko atinze kumbwira aho bita ku kibuye. Yeshumuntu imbwa baramukamba imbwa nanjye niyo mpamvu ngomba kuguterera ivi. Yo Sheri ndumva misengire nimba ku mutima Hama hamwe naraguha izindi keya zirenze ahubwo ngo nongere umubere numva ntabwo Satani ntabwo ari gusa uziko twahugiye muri ibi ngibyo kuguha keya nawe uzima nibagiye ko twari turi kugenda ngo no tumanuka nepfo njye gutembereza. Eshide yo mu Rwanda uri kujya ko ndari kugenda wishima mu mutwe wabaye iki Mu Rwanda nama bya social. Jesus is God. Ngirara kandi menya imbwa Yeshumuntu imbwa baramukamba imbwa Asi bro wangu zibi ibihese kandi Nese baby wakoze ibiki ako mwana niyo wifashe ukambara boxe yanjye ukambara ipantaro ukambara ishati ukambara ingofero udukweto amasogisi nguje kwe naguzi gahunda nari mfite. Ya papa sha kabishwe ko sha reka no kukurenganya uvuye mu gikorwa cy'ububwa kabishwe mbona ubufi bwawe buba nk'ubwisekuru mivuye kwima wiri gushinga amavufu shinga amabe sha harabura kuzashinga umutwe kabisa. Bro uransebeje nubuze byose ubusije kunsebya nagiye kwirebera imbogege yanjye bumva nasone ufite ngaho genda nare bitwange twawe ndaza kutukuzanira banguka sha naje ndebe ko nazagira uko mbigenda mpamvu zashadira kwishiga sha wa kigabo kitazi gutereta. Nese baby ibyo byose ntago ari ibyawe y'umutirane yari kuguha kirane igisazo ujye ukihore rutwange twange banaduhase make muri tera hejuru kikaza kitwita twacyo uhahira muri tera hejuru igihe abandi bajya mu mashopu kumanuza nari nkatangawe. Baby ibyo ngibyo byihorere tugenda aho mahira hose cyo mfaswa nambara nkaberwa kandi nkagutereta bagahanga. Subiramo urwo rugambo uvuze subiramo Oh shube nibyo ndakubwiye ngo ndagukunda no gupfa ntagupfira ntago byumvisha. karakajisho ninde batice ndivuga ninde uri atarishobora basohokanye baba mujyanye he gumira kubitira imbwa y'umugabo kuryo n'ikindi kitazonera gutinyuka gusohokana sheri wanjye. Sawa kuvuna we sawa rutambiye ngo ho mumene nyine ndaje ndiye
dore wa muntu wanampfuye ubu tugeze mu bibazo ntiyana n'imbwa mbwa n'imbwa